Ibi bintu ushobora kuba utarubizi. Ikiyaga cya Kivu urakibona ukakibonesha amaso yawe, ukakibona n'ubwiza bwinshi cyane, ariko nuzi ubugome kibitsemo imbere mindani. Aka kanya ngiye kugusobanurira ikiyaga cya Kivu akantu ku kandi, mu byo utigeze ubwirwa ndetse n'ibyo utigeze umenya. Iki kiyaga muri makeya gifite umumaro ukomeye ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, gifite umumaro ukomeye ku gihugu cya leta ya Kongo, gifite umumaro ukomeye hirya no hino ku isi, kubera ibivamo, ibikorwamo ndetse n'ibyo utabona ahandi. Ariko si ubundi ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga nyabaki? Cyabayeho gute? Ibyo byose nibyo ugiye kurebera muri iyi video, urebe ubugome kibitsemo bwacyo ndetse urebe n'ibyiza kibitsemo nyaburanga utanasanga ahandi. Akenshi uri bwatungurwe yuko hari na byinshi wari uzi ko bitaba muri iki kiyaga uri bwasangemo. Uratungurwa cyane, Amateka ari bwakwica biteye ubwoba. Ubundi ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga kiri mu Rwanda. Icyo kiyaga u Rwanda ndetse na Repubulika na Demokarasi ya Kongo bose barakigabana. Ni ikiyaga nyirwo gihe kigabanyijwe ibihugu bibiri. Ibyo bihugu byombi birakigabana koko nkuko nabikubwiye, Kongo ndetse n'u Rwanda. Icyo ni ikiyaga kinini cyane ndetse gishobora kuba ari n'ikiyaga cya mbere kinini mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ariko se mu by'ukuri niba aricyo kinini cyacu mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyaba aricyo kinini mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo DRC? Oya, igisubizo ni oya. Ariko se mu by'ukuri nibwo aricyo kinini mu Rwanda, wari uzi yuko agace ko mu Rwanda ariko kanini kurusha ibindi biyaga byose biri mu Rwanda? Ariko icyo kiyaga nubwo kigabanwa na Kongo, u Rwanda, iki kiyaga gifitemo ubutunzi kamere utasanga ahandi. Dore yuko ari n'ikiyaga kinini cyane, aho mu bujyakuzimu ujya hasi kuzimu gifite kilometero 100. Kilometero 100. Uri gutekereza kilometero 100? Ntabwo mvuze metero, mvuze kilometero 100. Ubwo uhita utekereza kilometero. Naho ubugandare cyangwa kujya hirya nyine umurambararo kikaba gifite kilometero 800. Witungurwa cyane, gifite kilometero 800. Icyo kiyaga gishobora kuba aricyo kiyaga cya mbere wari wumvishe, cyangwa ubwo burebure ushobora kuba utari usanzwe ubuzi. Iki nicyo kiyaga cya mbere haba muri Afurika ndetse no mu Rwanda no muri Kongo, gicumbikiye ubutunzi kamere buteye ubwoba. Ubwo butunzi kamere nibwo ngiye kukubwira akantu ku kandi, mbega muri make bwageze hano kuri Global City, byose uravana ubimenye. Ikaze. Ubundi ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga kiri hagati y'ibihugu bibiri, hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iki nicyo kiyaga cya mbere kinini mu Rwanda. Ubwiza nyaburanga nakubwiye gifite iki kiyaga ugiye kubusanga ahangaha. Iki nicyo kiyaga cya mbere haba muri Afurika ndetse no ku isi yose kivamo umunyu w'imwimerere. Umunyu uyu bateka, abenshi babita umunyu w'ingezi cyangwa umunyu w'umutego, wabivuga uko ubishaka. Iki kiyaga kivamo umunyu mwinshi cyane, umunyu kandi w'umwimerere ucukurwa hasi mu butaka muri iki kiyaga. Iki kiyaga kandi nk'aho ibyo bidahagije, kivamo n'ibindi bintu biteye ubwoba, icyo twita methane gas. Kivamo gaze nyinshi cyane icanwa mu gihugu cy'u Rwanda, igacanwa ku isi hose, igacanwa muri Kongo ndetse n'ahandi utaruzi. Iyi gaze yazengurutse isi yose kubera ubwiza bwayo, kubera ubucanwa bwayo, kubera mbega umwimerere igaragara ku izindi gaze zo mu bindi bihugu zidafite. Mbega ubwo muri makeya ni umwimerere w'ikiyaga cya Kivu. Naho umunyu uturukamo ni umunyu mwiza cyane, amahanga yose ararikira guteka uwo munyu. Umunyu mwiza cyane ufite uburyohe, ukaba wibitsemo intungamubiri nyinshi zigiye zitandukanye. Ariko se mu by'ukuri utambeshya, wari uzi yuko ikiyaga cya Kivu kivamo umunyu? Ese wari uzi ko ikiyaga cya Kivu kivamo ibicanwa bya methane gas? Ibyo ushobora kuba utarubizi, ariko sinakurenganya, nuko nawe wabikubwiye. Mbega muri makeya impamvu nakubwiye ngo iki kiyaga ni ikiyaga gifite ubugome bwinshi buhambaye. Ubundi icyo tuzi nka methane gas, methane gas izirana n'umwuka ushyushye. Ariko muri makeya impamvu nakubwiraga ko iki kiyaga gifite ubugome buhambaye ndetse bunateye ubwoba, bwanahangayikisha isi yose aka kanya tuvugana kiramutse kivumbagatanyije. Ubundi iyi methane gaze niyo ntandaro ya mbere y'ubugome bw'ikiyaga cya Kivu. Iyi methane gaze ibiyaga byinshi irimo hari igihe igeraho ikaba yaruka nk'uko ikirunga kiruka ikiyaga kikaruka methane gaze. Ya gaze kazamukana ubugome buteye ubwoba ndetse n'ubwaka utari wabona ahandi hantu. Cya kiyaga kikivumbagatanya, kikirakaza, ibintu bikadogera, bikaba ibindi uko utari ubizi. Iki kiyaga cya Kivu rero nacyo umenye yuko aricyo kiyaga gifite izi methane gaze. Abahanga mu bushakashatsi bavuga yuko iki kiyaga mu bihe biri imbere gishobora kuzaba ahantu hateye ubwoba ku isi, kubera yuko iyi methane gaze umunsi itazacukurwa ngo ivemo, dore yuko irimo iragenda inagabanurwamo. Nibidakunda neza byaba nk'ibi biyaga byo muri Tanzania tuzi bya Roma.
iki ngiki umuntu atajya yegera, iyo ucyegera uhita uba bluff, ariko cyo cyaza gifite ubugome buruta ubw'icyo kiyaga kindi nkubwiye. Kivu ndaramuka nkubwiye yuko cyanakubwira yuko aricyo kiyaga cya mbere haba muri Afurika ndetse no mu Rwanda ndetse no ku isi yose, cyaba gifite ubugome bukanganye iyi metani gaze isigaye ibaye yakihindukiza cyangwa ikivumbagatanya. Ibyo byose nta na kimwe wari uzi ko ikiyaga cya Kivu ari amahoro gusa. Naho ibyo bidahagije, muri icyo kiyaga cya Kivu gicumbikiye amafi y'ubwoko bugiye bwinshi butandukanye. Ariko hari uwisi nyandikira ngo ngese ngo reka mbasome, ngese ngo kibaba amafi yashaka. Oya, igisubizo ni oya. Amafi yashaka naho nzakora ubushakashatsi mbikubwire neza. Kirimo amafi matoya, amanini ndetse n'amatoya, ariko amafi yashaka yo ni umwihariko w'amafi yihariye ndetse na barren. Ibyo tuzabigana mu kindi kiganiro. Nkaho ibyo bidahagije, iki nicyo kiyaga cya mbere gikurura ba mukerarugendo haba muri Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Ubwo mbega muri makeya cyuje ubwiza bwinshi cyane ukibonesheje amaso yawe, cyangwa kugikoraho, cyangwa no kukireba n'agacanga kaho gateye amatsiko. Bahaye ikaze ku kiyaga cya Kivu. Mbega se muri makeya wabona utaragera kuri iki kiyaga cya Kivu, waba uri guciye ku byiza nyaburanga bitatse igihugu cy'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Dore yuko nakubwiye yuko iki kiyaga gikikijwe n'ibyo